ubwoba bwinshi cyane, yibagirwa ibyo Uwiteka yakoze, maze ahunga Yezebeli, yigira mu giti cy'umurotemu, maze yisabira gupfa. Marayika amusanga aho yarari, ati uyu munsi nakubonye, kandi rwose ndi kumwe nawe, akira amafunguro, kuko urugendo ni runini cyane kandi rugukomereye. Akira amafunguro ufungure, kuko urugendo ni runini cyane kandi rugukomereye. Utinyishwa n'ibyo ubona bikomeye, Yezebeli ntakagukange, twegamiye umugabo ukomeyeyo, intwari Yesu natsinda urugamba. Utinyishwa n'ibyo ubona bikomeye, Yezebeli ntakagukange, twegamiye umugabo ukomeye cyane, intwari Yesu natsinda urugamba. Goliyati yasuzuguye ubwoko bw'Uwiteka Imana, Dawidi abibonye arababara, ati mbese Umufilisitiya utakebwe utubaha Imana yaba ashatse gusuzugura ubwoko bw'Uwiteka Imana? Ati nimundeke njyewe ngende, ngiye kurwana n'uriya utakebwe. Atoragura amabuye 5, afata n'inkoni ye, ajya imbere ya Goliyati. Goliyati akimubona aramukwena amuseka, ati ngwino nkubagire ibisiga. Dawidi nawe aramusubiza ati wintera ubwoba kubw'intwaro zawe, wintera ubwoba kubw'ingabo zawe, wintera ubwoba kuko uri igihangange, ndagutera mu izina ry'Uwiteka Isirayeli wasuzuguye. Ndagutera mu izina ry'Uwiteka Isirayeli wasuzuguye. Utinyishwa n'ibyo ubona bikomeye, Yezebeli ntakagukange, twegamiye umugabo ukomeyeyo, intwari Yesu natsinda urugamba. Utinyishwa n'ibyo ubona bikomeye, Yezebeli ntakagukange, twegamiye umugabo ukomeye cyane, intwari Yesu natsinda urugamba. Nuko Dawidi aramwegera, amutera ibuye rimwe gusa, arimutera mu ruhanga, yikubita hasi aba arapfuye. Abafilisitiya barirukanka, kuko intwari yabo biringiraga yari imaze kuneshwa, kuko intwari yabo biringiraga